Yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari turimo turasiga Econgo ku mutima arimo aravuga ati ndaje nkine namwe ndetse nawe ndetse n'umugabo wawe mushyashya wivumburiye mwese ndaje nkine inamwe mwese. Ubwo umugore nuko nguko twasize arimo arabivuga cyangwa se arimo aratekereza mu mutima avuga ko agiye kuba yakina nabo bagahangana. Tayari dore nuko nguko barimo baratwereka aho ngaho hari inzu nziza y'igishongore, aho hari ifoto ihari hari ifoto ihari dore nuko nguko barimo barayitegereza abakozi baho ngaho. Bagatangira ati no foto ya buno bukwe yari nziza cyane, yari igitomati, buno bukwe bwari igitangaza. Tayari ubwo nyine ifoto iri aho ngaho ni ya Chu ndetse na Jiang, byose nyine ni foto y'aha abakozi nabo barimo baragenda bajujura ati ni umunyamahirwe kuba yarabonye umugabo nk'uyu nguyu w'igitomati, umugabo nk'uyu nguyu w'ibogari, ni iby'agaciro cyane, birarenze birahebuje. Ubwo nta wundi urimo urayireba nyine ni Chu urimo uritegereza ifoto yiwe ari kumwe n'umugabo we. Ariko akiri aho ngaho dore nuko nguko Econgo yahise ahagera, umugore yahise atangira kuba yakebuka akamwitegereza. Dore bose bambaye noneho ikanzu z'umukara, izi nasa zose zimeze kimwe, dore nuko nguko bose bambaye kimwe. Ubwo bose barakebutse, buri umwe areba undi, buri umwe yitegereza undi, bose bararebana ati ki abakozi nabo dore umunwa. Bagatangira ati we uzi uko bano bose bambaye amakanzu arimo arasa we, bose bambaye amakanzu y'umukara, amakanzu yabo arimo arasa we, bino bintu wabibonye wabyitegereje. Ubwo nuko nguko nyine undi ku mutima yatangiye kuba yavuga ati cuwe ndekeka kuri buze kuba wakibuka umwaka washize ukuntu ibintu byose byaje kuba byagenda, ko bino nabyo byari bimeze nk'iby'umwaka washize, nizere ko nabyo urimo urabyibuka. Ubwo nuko nguko icyo gihe nabwo bari bambaye amakanzu arimo arasa, buri wese yambaye umutuku, arimo aramubwira ati banza wirebe, urimo urashaka kuba wakigaragaza nk'umuntu ushobora kuba yabyarira iyawo, urimo urashaka kuba wakigaragaza nk'umuntu wabyarira isyawo cyangwa hawo, ibanza wirebe, ubanza wirebe wowe, urebe ukuntu ubyibushye ukambara ikanzu isa n'iyanjye. Tayari akamusunika n'agahirya iriya. Ubwo niba murebye nyine uwo munsi bose bari bambaye amakanzu y'umutuku, ariko kuri uno munsi noneho bambaye umukara. Ariko uyu nguyu ntabwo yigeze abimenya, yatangiye kuba yamubwira ati bite byawe kuri hano, undi agatangira kuba yamubwira ati misi Jianga we, none se nukubera icyo urimo urambaza gutyo, none se si ngombwa kuba nahagera, hari ikibazo kirimo kuba nageze ahangahara, hari ikintu bitwaye cyangwa hari ikibazo bifite. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati ngiye ikibazo ndimo ndibaza, ndashaka unsubiza mu magambo abiri yonyine, ni ukubera icyo wambaye ikanzu nk'iyi ngiyi, kandi umuntu wari wemerewe kuba yayambara ari njye njyenyine kuko nifite ububasha nk'umuntu wayiguriye, none ukaza n'ahantu twese tugiye kuba twahurira uyifite, banza umbwire. Yatangiye kuba yamuniga akamubaza ati ni ukubera iki, kandi unsubize mu buryo busukuye, unsubize mu buryo bwiza. Undi agatangira ati Miss Jianga we, ni ukubera icyo urimo uritwara gutyo, none se hari ikintu nagutwaye ngiye kuba nambaye ikanzu isa nk'iyawe? Ndabona nta kintu ibivuze cyangwa se nta kibazo bifite, kuba bihuriranye cyangwa se kuba bisa, nta kibazo na gitoya bifite. Ni ukuri ushobora wenda kuba ubyita nk'ikosa, ariko ndabona ahubwo ari ibintu byakabaye bijyanye. Undi agatangira kuba yamubwira turimo uramvuguruza, urimo urashaka kuba wangira inama ko ngende ikigoryi. Ubwo nuko nguko hari uwaje arimo arabaza ati nibiki birimo urajya mbere aho ngaho. Tayari umugabo nuko nguko nyine yaje ababaza ati nibiki birimo birajya imbere aho ngaho. Ubwo yise amurekura, ariko undi dore nuko nguko arimo aramwitegereza. Uyu we yaje kuba yakihorera, buri kimwe cyose azagikora, ariko agere ku ntego ziwe zo kuba yakihorera. We ari tayari kuba yakora buri kimwe, we akagera ku nzozi ziwe zo kuba yakihorera. Ubwo yita atangira kuba yamubwira ati Jianga we, ni ukuri ntuze kuba wamurenganya, ntumurenganye, kuko uno mukobwa nyine cyangwa se uno mugore ashobore kuba ari muri mudu mbi, atari muri mudu nziza. Ni ukuri ntumurenganye nyine. Ubwo niko yatangiye kuba yakisobanura. Undi agatangira kuba yavuga ati se none ko mbona mwambaye amakanzu arimo arasa, ibimeze gute, byifashe gute ko mbona mwese mwambaye amakanzu arimo arasa, ni ikihe kibazo, byagenze gute? Ariko ntimuze kuba mwabigiraho ikibazo, n'ubundi nanjye ndimo ndabibona rwose murimo murasa neza. Umugore agatangira kuba yavuga ati Jianga, Mr Jianga we, urimo uravuga ukuri, niko bimeze. Kuba twambaye ikanzu izisa nta kibazo, ariko biramutse ari ikibazo reka ntaribi nyihindure, reka nta kibazo reka nyihindure ntaribi, ntacyo bitwaye. Umugabo yese avuga ati hoya, reka undi nawe agatangira kuba yamubwira ati ntaribi we Mr Congo we, wishaka kuba wakigira ahangaha, wishaka kuba wakigira
ariko agahita avuga ati wowe uri umushyitsi wihindura imyenda, nta birenze cyangwa se nta kintu bitwaye, nta ribi mu muryango wa Jianga, twe tuba tuzi kuba twakakira abashyitsi cyangwa se tuba tuzi kuba twakitwara ku bashyitsi, ntugire ikibazo reka ngufungire. Ubwo niko yatangiye kuba yagenda agiye kumuzamurira ikanzu cyangwa se intuza nyine risana, akamubwira tumva nkubwire, iyo umugabo wanjye aza kuba ataraha mba nkweretse ukuntu ino myenda nyigutaburiraho cyangwa nyiguciraho, ukaza kuba wabyumva neza, nibwo wari kuza kuba wamenya ingaruka zo kuba wakambara imyenda isa nk'iyanjye. Ahita anazamurana n'umujinya gutyo. Tayari ubwo nyine umugabo ku isura arimo arabona barimo baraganira neza, ariko mu mutima buri umwe yijundikiye undi. Tayari dore nuko nguko yaje, gake gake atangira kuba yavuga ati ngiye gute nambara imyenda imeze nk'iyawe. Yahise afata umukasi, uwo nta wundi wawufashe, yahise atangira n'icu, yatangiye kuba yawufata, atangira kuba yakatagura ikanzu yari yambaye, agenda arayikebagura, arayigigina. Umugabo nawe akibaza ati iki yagiye harayigigina ngo kugira ngo ibitandukanye n'iye. Hari abantu nyine baba babazwa ngo no kuba yafashe umwanya we agatekereza imyenda ari bwambara agasanga undi yayambaye, bikamurya rero yahise afata arayicagagura kugira ngo ibitandukanye n'iye. Batangira kuba yavuga ati wenda gutya, yahise ayigira kamini ekarumbiya. Ubwo nuko nguko n'undi yahise atangira kuba yamubwira ati Miss Jianga we, nukuri none urimo uragaragara neza Jianga we, urimo uragaragara neza nukuri, urahebuje, wa mugore uri igitangaza uko nta wundi mugore wakwigerereza, urimo uragaragara neza wambaye gutyo. Tayari dore nuko nguko yatambutse, gake gake amubwira ati iki icyo urimo urambwira, ibiki urimo urambaza ibiki. Tayari ariko undi nawe arashikamye, nta bintu byinshi byo gupanika cyangwa by'ubwoba. Atangira kuba yagenda amwegera akamubwira ati ntuze kuba wakeka ko ibu ni uburyo ngewe kuba niyemeje kuba nakishyiraho ingaruka nyine zo kuba nakata imyenda yanjye, ntuze kuba wagira ngo ushobora kuba wanyiba umugabo wanjye. Ibyo byo ndagira ngo mbe nakubwira ati ntibyaza kuba byagukundira, kuko sinanatuma umwegera, kumwiba byo ntibyagukundira kuko sinaba nanatumye umwegera. Ibyo byo ni ibintu ugomba kuba wamenya. Ubwo mugore nuko nguko nyine yatangiye kuba yakata nyine imyenda mu rwego rwo kutisanisha nawe. Yese atangira kuba yavuga ati rero ikintu cyari gitumye tuzana ahangaha inshuti yacu nziza cyane Miss Chongo, murimo murayibona mwese mwabakozi mwe. Abandi nabati twamubonye cyane, kandi natwe twamwishimiye, twamubonye, yego twamubonye. Ubwo Chongo nawe nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati none se iriya foto mwareka nkaba nayifata niba nta kibazo, cyangwa nkaba nayireba mushiki wanjye naba nayikoraho. Ubwo nyine niko yamubajije ati iriya foto imwampereza uburenganzira nkaba nayireba. Undi yarakebutse ati iki, ariko undi nta panika nta bwoba, ahita amusekera. Ubwo niko yise atangira kuba yamubwira ati cyane se urimo urashaka kuba wayireba cyangwa kuba wayireba. Undi agatangira ati se wamuritse akareba ifoto hari ikintu bitwaye. Abo ni abakozi nyine. Ubwo niko nawe yarebye aritegereza cyane, atangira kuba yavuga ati nta kibazo, ariko ahita yigira kwirebera sheri wati sheri ngwino twiyungeho, ngwino tugende, ngwino. Ubwo nuko nguko bose batangiye kuba bavuga ati badufatira agafoto niba ushaka kuba wajya muri no foto nawe ukayijyamo nk'abandi. Ngwino ariko ahita atangira kuba yafata umugabo wavuga ati sheri imperiza ku munopfo, gake gake atangira kuba yamwifatisha, ariko umugabo nyine ukabona ko bimubangamiye. Ubwo nyine ari kuvuga ati ngenda cyari ku isoko, uyu nguyu urimo urabibona barimo baranyifatisha buno, ese yahita bigira nabi agatangira kuba yashaka kuba yakiya ku mugore, ariko umugore nawe yakamejeje avuga ati ko vayo. Tayari nuko nguko batangiye kuba babafata ifoto, bababwira ati museke. Tayari ifoto ikarisha. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo Chongo nuko nguko yaje yafoto atangira kuba yagenda yishushanya, ariko abandi bari mu kinwanwa, gake gake barimo bariganirira. Ubwo umugabo yabona cyangwa se umugore yabona umugabo yarangaye akamubwira ati sheri mfata wirangara, ariko Chongo nawe akajya kebuka babara. Chongo wari kuri plani izo kuba yakihorera bitewe n'ibintu bamukoreye, wari kuri plani zo kuba yakihorera. Ubwo ngubwo bakira aho ngaho bagiye kumva mu makuru ati hano hagiye kuba haza umuyaga ukomeye, iri nujuru hagiye kuba hagwa imvura ya danje ikomeye cyane, rero mufunga amadirishya kandi mugume kure, hashobora no kuba haza umuhengeri. Ibyo ni ibintu mugomba kuba mwamenya nyine. Ubwo ngubwo bababwiye ko hashobora kuba hazana k'inkubi, harya umuhengeri n'inkubi biratandukanye.
rero barababwiye ati hashobora kuba hazi inkubi y'umuyaga, mugume kure y'amadirishya ndetse n'inzugi. Ibyo nibyo bababwiye nyine. Mu itangazamakuru ubwo umukobwa yise atangira kuba yamubwira ati we ihagarika kuba washushanya, urabyumva rero ko bishobora kuba bitaba byiza kuba uhagaze, imvura igiye kuba yagwa, rekera kuba wagumye ishushanya. Undi nawe yabyumvishije kabiri, bamubwira rimwe akumva kabiri, yise atangira kuba yavuga ati mugani ikirere ntabwo kiraba kimeze neza. Yego rwose, urumva ko rero ubu ngubu biraza kuba byangura kuba nataha. None se ubu ndabigenza gute Miss Gianga we? Ndabigenza gute ko gutabira buze kuba byagorana? Kandi kugenda mu muhanda nabwo harimo imvura nyinshi, umuntu ashobora no kuba yakora impanuka. Umugabo ariko yarabyumvisha atangira kuba yavuga ati ibyo si ikibazo. Ibyo si ikibazo ariko icuye yahise ahindukira atangira kuba yavuga ati icyo umugabo nawe atangira kuba yavuga ati guma hano rino joro ntacyo bitwaye. Igumire hano rino joro. Umugore yatangiye kuba yavuga ati oya sheri, none se kubera iki ugiye kuba wamurikaho yaho ya sheri? Undi ariko yaramubwiye tugume hano mu rugo, niba kuko hagiye kuba haza umuyaga mwinshi nk'uko babivuze, hakaba haza kugwa imvura nyinshi hanze, ni gute ushaka akagendo? Rikunda akamubwira ati none se ubu ngubu ikuba ari buze kuba yaguma muri famiye ntibibangamye ubwo inkuba zatangiye kuba zakubita. Abandi bahise babyumva ko inkuba zirimo zirahondagura ati inkuba zirimo zirakubita. Ariko umugore agatangira ati ibyo nibiki birimo birajya mbere ati ibi bintu uko bidasanzwe ku buryo inkuba zikubita gutya. Tayari nyine umugore yahise afatirana n'amahirwe yo kuba yaguma aha ngaho. Ubwo niko umugabo yamubwiye ati wuze kuba waguma aha, imvura rumva ishobora kuza kuba ari mbi cyane ikaza kuba yatuma atana umuhanda, rero naguma aha ngaha rwose yanadusuye, ngo yari yadusuye ngo aze kudushushanyirize. Rero kuba yaguma aha ngaha si ikibazo, ntacyo bitwaye, nta kintu bibangamyeho, mureke rwose adusure. Rero urumva ko kumwitaho biri mu nshingano zacu, kumwitaho biri mu nshingano zacu. Agomba kuba yaguma aha ngaha hari icyo bitwaye se cyangwa hari icyo bitwaye. Imurika guma aha ngaha. Ariko ntago arimo arabyumva neza, nuko nguko yikirije ariko ubona ko atabishaka. Kuba yakikiriza ntago abishaka. Dore nuko nguko yahise atangira kuba yaza yegera, agenda amwegera gake gake tayari gake gake akagenda amwegera amubwira tumva nkubwire, uraza kuba waguma hano rino joro ugiye kuba waguma aha ngaha. Ariko reka mbe nakubwira ati uze kuba waba inyangamugayo, uze kuba wambera inyangamugayo, utaza kugira ubugoryi ukora. Turimo turabyumvikana, utagira ubugoryi uza kuba wakora. Dore umugabo nawe nuko nguko arimo aragenda atambuka gake gake aza yegera umugore wiwe. Ariko umugore nyine mu gihe ari gushaka kuba yavugisha icongo nuko banza akitarura umugabo we, agahita aza akabanza akamwongorera. Umugabo yise atangira kuba yavuga ati sheri twagenda. Umugabo niko ariko yatangiye kuba yakebuka amubwira ati bayi rero tayari reka twebwe tujye kuba twaryama. Gake gake dore umugore nawe nuko nguko yise azana akaboko atangira kuba yagenda nyine akarisa, nakafata akaboko k'umugabo akabanza akagafata neza. Hariya ni nk'isira bamuhaye, amubwira ati ngende free, nge ndahabaye ndahari, n'uburi bowadi cyangwa se iwabuze ikintu ukora uze kuba wandeba ngewe ndaba ntuje, uze kuba wandeba. Ubwo niko umugore nawe yasigaye aho ngaho arimo aravuga ati muze kuba mwagira ijoro ryiza, imbifurije ijoro ryiza. Umugore ariko afite imipangu, yatangiye no kuba yabifuriza inzozi nziza, akavuga ati muze kuba mwagira inzozi nziza. Tayari. Ubwo nuko nguko umugore ndetse n'umugabo baje kuba bakiryamira. Gake gake ariko umugore akabona umugabo ari kure cyane mu bitekerezo, agatangira ati se sheri ko mbona uri kure cyane mu bitekerezo, ibyaba bimeze gute cyangwa se byifashe gute? Ntago ubizi nge ndagukunda bebe, ndagukunda. Ubwo yatangiye kuba yagenda amukubita imitoma, arimo aramubwira ati nge ndagukunda cyane. Ubwo umugabo akivuga ati iba kimubwira ati ndagukunda, tayari yese avuga ati reka nze nkubikire, imbanze nkwereka aho mbera mubi. Tayari atangira kuba yagenda amwubikira. Umugore nawe akavuga ati mbega. Ariko umugabo nyine ari kure cyane mu bitekerezo, yahise avuga ati reka nze mbanze nkwereka ahantu mbera icyago, ngewe sinjya nkina, nge sinkina n'abana, nge nkina na ba nyina. Tayari umugabo ariko nuko nguko yahise aryama. Akimara kuba yasoza feri, akimara kuba yasoza akazi, umugore we yari yasinziriye. Ariko umugabo nawe aravuga ati ariko ubundi ubu ngubu aya masaha nayo kuryamara cyangwa n'ay'igikorwa? Aya masaha n'ay'igikorwa, saa yo kuryama. Reka nze mbanze nge kuba nagira utuntu nikorera,
uwo ni umugabo nyine yatangiye kuba yabyuka gake gake akavuga ati umugore buno yasinzirira, akagenda areba niba umugore we yasinziriye, ariko ntumbaze imipanga afite cyangwa se gahunda afite izishobore kuba atari nziza. Ubwo niko yatangiye kuba yagenda yomboka gake gake. Tayari nawe ndagira ngo ndebere, yatangiye kuba yagenda yomboka akebaguza umugore we niba yasinziriye. Tayari umugabo ntumbaze ngo agiye he, ntumbaze ngo agiye gukora iki, ntumbaze ngo agiye mu biki. Ariko aho ngaho dore Econgo we ntajya asinzira, yibereye aho ngaho, nta kintu na gitoya waza umubaza, nta kintu na kimwe waza umubwira. Ubwo niko yatangiye kuba yagenda yifungurira utubati aho ngaho, agiye kuba yakifatira nyine ibintu by'ibirahure gake gake, avuga ati reka nze mbanze nanjye ingira utuntu ninywera. Ubwo niko umugore nyine yaje atangira kuba yagenda ajya mu birahure biri aho ngaho. Umugabo nawe icyo gihe ntiyigeze asinzira, bitewe n'ukuntu bamukoze ku gatoki cyangwa se ku kiganza. Yaraye abitekerezaza kuva yavuga ati reka nze ngire ikintu nikorera. Dore ukuntu ajya kumuhereza igikombe amutondagira amwurira, nakajya kumuhereza ikirahure amutondagira amwurira. Umugore nawe aravuga ati bite amakuru yawe. Tayari dore nuko nguko barebanye, umugabo amureba akana ko mu jisho. Umugore nawe aramwitegereza, dore umugabo yatangiye kuba yamuva hasi akamugera hejuru, agatangira kuba yavuga ati rwose ni ukubera icyo ubundi wambaye ikanzu isa nk'iy'umugore wanjye, ni ukubera icyo yambaye ikanzu nk'iy'umugore wanjye. Umugore niko yatangiye kuba yavuga ati nambaye ikanzu byo isa nk'iy'umugore wawe, ariko nyine unyihanganire. None se ni bibi kuba nyambaye ntago imbereye? Mbwira rwose niba itambereye nyikuremo. Umugabo nawe ntiyazuyaje, yatangiye kuba yamubwira ati nyegera. Umara ibicuro yatangiye kuba yamubwira ati ariko nubwo yambaye ni ukuri urimo uragaragara neza kumurusha. Umugore usinziriye yikanguye utyo cyangwa yicuye utyo, ariko umugabo aravuze ati nubwo yambaye cyangwa se nubwo wambaye ikanzu imeze nk'iyiwe ugaragara neza kumurusha, ntaho yahuriye nawe, ni umwana kuri we. Dore umugore nuko nguko yicuye muri ubwo buryo, yikubise ahita ajya hejuru mu birere. Yarabyumvishe, niba ari ukwicura, yise atangira kuba yavuga ati mbega inzozi mbi. Umugore nyine yararose yicura utyo, yicuye utyo. Ubwo ngubwo niko yicuye, atangira kuba yavuga ati mbega inzozi mbi. Ariko gukebuka dore kureba hirya yahise abura umugabo we. Atangira kuba yavuga ati umugabo agiye hera, umugabo wanjye yagiye he? Ubwo niko yarebye abura umugabo. Umugabo tumubonye hirya mu gikoni, niba atari mu ntoza nyine ntumbaze hari ahantu, ariko ibyo ari byo byose naho bagiye kuba bakiyakirira. Rero yabuze umugabo, ahita avuga ati reka njye kumushaka. Aho mushakira ndahazi, bitewe n'umukobwa uri hano nyine muri ino nzu w'ikidomange. Rero yaravuze ati aho mushakira ndahazi. Yatangiye kuba yamubwira ati ribuka se ibintu byose bimeze neza. Ubwo niko nyine umugore yatangiye kuba yagenda yibuka, arimo aravuga ati se basi uranyizera? Undi agatangira ati cyane ndakwizera. Gake gake dore umugore nuko nguko yabyutse, gake gake nyine munyihanganira. Ahubwo umugore yabyutse asanga umugabo ari hano ari kumwe na Congo. Ugatangira kuba yavuga ati bano bari mu biki? Ibi ni ibiki barimo? Umugabo yatayemo agasuti, uwari uryamye dore yatayemo agasuti kare. Umugore ari kwese avuga ati haha reka nze nirangarire ndebe utuntu nikorera. Ubwo umugore yarabyutse, yarabyutse asanga nyine umugabo ari kumwe na Congo. Ubwo nawe byaramucanze, biramucanga cyane, dore n'ubwo buryo yarebyemo ibintu byaramucanze. Ariko umugore yatangiye kuba yavuga ati Miss Janga we, dore banza urebe, congratulation, dore kabisa ku by'ubukwe bwanyu, amahirwe masa kabisa. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yamufelicita, amubwira ati felicitation kubw'ubukwe bwanyu. Tayari dore nuko nguko umugabo nyine yise atama agakota, atangira kuba yamubwira ati ndagukunda bebe, ndakwemera sana, nkwemera sana, I will never be poor. Ubwo tayari nyine yatangiye kuba yagenda amubwira ati uyu munsi ndaza kuba ndi free cyangwa se nta kazi uyu munsi mfite, tugomba kuba twagira ibintu dukora twiryohereye. Ubwo n'undi nawe akamubwira ati ariko umuhanda ndakeka noneho ubu ngubu utunganye, nta kibazo kiri mu muhanda, ndakeka ko umuhanda utunganye. Umugore rero yese avuga ati ngewe reka nze. Umugabo nawe nuko nguko yakebutse, atangira kuba yareba akitegereza umukobwa nawe akamwitegereza ati wambonye wanshimye. Ariko umugore nyine akareba ukuntu barimo bararebana, agatangira kuba yavuga ati ariko buriya ziriya zari inzozi narosera, bikumva nibyo narose mu nzozi.
ibigiye kuba byaba mpamo, ibyo narose mu nzozi ko mbona bigiye kuba byaba impamo. Ubwo ni nyine urimo urabivuga. Tayari dore n'ubwo buryo yatangiye kuba yagenda areba Congo, akaza amwegera amubwira ati yewe Miss Jianga we, ibimeze gute none se kubera icyo ubyutse ikare ijoro ryose ntabwo wasinziriye ubu wegeze usinzirara umuntu umeze gutyo. Tayari nyine nuko nguko umugore yatangiye kuba yakibuka gake gake ukuntu byagenze mu ijoro ryashize, nyine mu gihe umugore yari asinziriye ukuntu ibintu byagenze, niko yaje ahita afata icyuma ngo atangira kuba yavuga ati umwana ndetse na mama bari mu mahanga cyangwa se barahukanye. Rero ibi ngibi reka mbe nabikora nk'isezerano ry'amaraso, mu gihe nizeye ko bino bintu bazaba babyishyurira. Ibi bintu nzaruhuka ari uko babyishyuriye umugore. Nyine nibyo bintu arimo aravuga ati umwana ndetse na mama we bameze nk'abari mu mahanga. Ubwo nyine ibyo arimo aravuga n'uyu ni we ndetse na wa mwana yari atwite. Yarifashe arikata ku kiganza, arangije ahita afata amaraso ahita yata mu kirahure aho ngaho. Dore nuko nguko yafashe amaraso ahita yashyira mu kirahure. Icyari gikurikiyeho cyari ugufata icya kirahure, ntumbaze ngo niba icyo agiye kuba yakora. Tayari araza kuri cya gishushanyo yakoze ahita amenaho vino. Harya ni vino ni wino ni iki? Ikiwingu ni kiwingu ni pirimusi asikigariwe. Ubwo niko nyine akiraho ngaho umugabo yaje amubaza ati se ubundi uri mu biki, urimo urakora ibiki, ni ibiki ugamije ibiki? Umugore nuko nguko yahindukiye Tayari areba muri ubwo buryo. Umugabo yaje amubaza ati urimo urakora ibiki, ugamije iki, urimo urakora ibiki? Akamubaza turimo urakora ibiki. Ubwo nyine yari amaje kuba yamenaho ya wino kiwingu, ahita yimena nyine kuri iriya shusho cyangwa se kuri ariya mafoto yashushanyije. Umugabo rero niko cyagiye nyine muri iriya joro yaje akurikiye umugore. Ni muri rya joro nyine yaje yabuze amahoro, yabuze ibitotsi. Umugore wamaje kuba yasinzira yahise atangira kuba yamukarangira nyine akamubwira ati wambonye, urimo urambona, wanshimye. Agatangira kuba yamubaza ati ariko ubundi kubera iki wambaye ikanzu isa nk'iy'umugore wanjye? Ni ukubera iki wambaye ikanzu isa nk'iy'umugore wanjye? Ubwo umugore nyine agatangira kuba yamureshyareshya amubwira ati yego rwose niko bimeze, nambaye ikanzu isa nk'iy'umugore wawe. Ntabwo wibeshye, nambaye ikanzu isa nk'iy'umugore wawe. None se ntabwo imbereye undi yese amubwira ati ariko nubwo yambaye urasa neza kumurusha, urasa neza kumurusha. Ibyo nibyo yamubwiye mu ijoro ryashize. Tayari rero hari ibyo yatangiye kuba yakurayo gake gake amubwira ati ibingibi ni ibyawe, ibingibi nibyo nari nifuje kuba naguhereza bitewe n'akazi wakoze. Nifuzaga kuba naguhereza tuno duherena ukaba watwambara, basi se wadukunda nkatuguhereza. Umugore yise avuga ati yego se ibyo bintu se wabinkorera, ibyo bintu wabinkorera. Dore nuko nguko yatangiye kuba yafata avuga ati mana we ndadukunze. Umugore nyine atangira kuba yavuga ati ngaradukunze. Agatangira kuba yavuga ati se basi wamfasha ukanyambika niba nta kibazo, wamfasha ukanyambika niba nta kibazo. Ubwo umugabo yise avuga ati ibyo ngibyo gusa se reka nze nkwambike. Ubwo umugabo nuko nguko nyine bigenda bitangira gake gake. Icyo atazi nuko uyu nguyu ari we bahoze bakundana, nyamunini wacu wapimaga ibiro 200, none akaba arimo aramwitaho. Yaraje mu isura nshyashya, yarabaye kamaneke. Ubwo arimo aramwita akamubwira ati mbega none uhize iyo usetse ubu urimo urasa nka marayika, iyo usetse usa nka marayika. Dore umugore nyine nuko nguko yakebutse akamubwira ati nukuri uri mwiza, ufite ubwiza bwihariye. Umugore none agahita anasekera icyo kuko babimubwiye. Ubwo ikigabo nyine cyo cyapfuye kiri kure cyane mu bitekerezo, akavuga ati reka nze ngusome ikiba kibe. Dore nuko nguko yatangiye kuba yagenda amusoma. Umugabo nawe akavuga ati ndagusomye ikiba kibe, ikizaba nzanywa umuti, reka ngusome ngewe sinkina. Ariko umugore yatangiye kuba yavuga ati niko Jianga hawe uri ikigoryi, sinari nzi ko waba ikigoryi vuba aha ngaha, cyangwa se mu kanya nk'aka ngaka sinari nzi ko waba ikigoryi gutya. Ariko ndaje nkwereka ibintu ndibuze kuba nagukorera, ndaza kuba naruhuka ari uko nihoreye. Nicyo kintu nakubwira, ndaruhuka ari uko nihoreye. Dore nuko nguko rero yari arimo arabyibuka. Rero undi yahise atangira kuba yagira umujinya mukuramwo amaherena, nta bintu byinshi n'ubwo buryo yamukuyemo. Atangira kuba yamubwira ati ye Miss Congo we, ndagira ngo mbe nakubwira ati ntuzongere kuba wagira ikintu na kimwe umbwira. Ibyo byo ni ibintu ugomba kuba wamenya, urimo urabyumva. Ntabwo bishoboka ko ushobora kuba wanyiba ibintu byanjye. Ibyo ngibyo ubimenye, ntabwo byaguhira. Se urakeka ko ushobora kuba wanyiba ibintu byanjye ukagenda amahoro? Ibyo byo ntibyaguhira. N'undi akamubwira ati none ubwo byagenda gute?
byagenda gute mu gihe ntabikwibye? None se ibyaba byagenda gute se ubuzima bwaba bwahindutse? Ni ukuri ngiye nditegura kuba nabukwiba cyangwa se nakwiba ikintu cyose naba nshaka. Ibyo ngibyo byewe ndi ready yo kuba nabikwiba ibintu naba nshaka. Undi akamubwira turimo uravuga ibiki? Urimo uravuga ibiki? Urashaka kuba wavuga ibiki? Undi nyine aramubwira ati ngewe ndi tayari kuba nakwiba ikintu cyose nshaka, nkaba nakigira icyanjye. Undi yatangiye kuba yavuga ati gute? Kubera iki watinyuka kuba wavuga ibyo bintu? Muri ubwo buryo ndakamusekera amubwira ati wambonye urimo uranyitegereza. Agatangira kuba yamubwira ati ye Miss Janga we, ni ukuri wenda ushobora kuba utumvishije neza, ushobora kuba wanyumvishije nabi, ariko ndagira ngo mbe nakubwira ati ngewe naje aha ngaha nk'umukozi, kandi nawe urimo urabibona naje aha ngaha nk'umukozi. Rero reka mbe nakubwira ati abantu rero binjira nk'abakozi ujye ubitondera cyangwa se ujye ubagendera kure, kuko igihe kiba kiri bugere akaba yanagutwara umugabo cyangwa akagutwara buri kimwe. Ubwo ngubwo nyine yahise agiramo ubwoba, kuko nawe niko yaje nk'umukozi, ahita amutera kudeta amutwara umugabo. Rero atangira kuba yamubwira ati rero dore hano naje nk'umukozi ndimo ndashushanya, nawe ndakeka kuri murabibona iki gishushanyo si cyiza se? Wagikunze se kutampaye amashyi cyangwa ngo umbwire ngo nabikoze neza? Mbwira nukuri, itera comment kuri bino bintu nakoze, si byiza. Ariko yahise yigendera nta bintu byinshi ashaka kuba yavuga, ariko amukorogoshoye mu mutwe amubwira ati ujye unyitondera ngende umukozi. Ubwo yahise amubwira ati we. Ubwo yahise ahamagara abakozi, itayari nuko nguko baje. Maje kuba baza, yahise ahindukira nabo arabitegereza, atangira kuba yavuga ati mwese ndababwiye ati muhite mufata ino nzu muyisukure, ibintu byose mubishyire ku mirongo, mubicayure buri kamwe ku kandi, ibintu byose mubiryoshye. N'abandi ati turabyumvishe mabuja, nk'uko bivuze tugomba kuba twabikora, ibyo uvuze tugomba kuba twabikora nk'itegeko. Bahise bagenda birukanka cyane, abasabye ko bagomba kuba basukura ino nzu nyine. Itayari nawe nuko nguko yisaza atangira kuba yavuga ati reka nze ndebe. Ariko arimo aritegereza ryahereye na nyine wa mugore yamwambuye ku gutwi, atangira kuba yaryitegereza dore agashiha ikavanze n'umujinya. Itayari dore n'ubwo buryo yatangiye kuba yarebamo akitegereza ibintu bikamucanga, yewe bikamurenga. Nta kindi kintu yahise akora usibye kuba yafata telefoni agatangira kuba yavuga ati ndagira ngo mumumfatire mumunshakire, none uri murangiza mu mumvu n'ibiganza, ntaze kuba yakongera kuba yashushanya n'indi nshuro cyangwa se kuba yagerageza kuba yashushanya. Hari abo yahaye akazi, Tayari nyine yaravuze ati mumumfatire mu muce ibiganza. Tayari dore nuko nguko umukobwa arimo aritahira, arimo aragenda. Dore ngaho hahise haza ba kibobo, igiparakunuse nuko nguko yaje nawe arimo aravuga ati hagararaho. Umukobwa atangira kuba yavuga ati ibi ni ibiki? Ibigenze gute? Ibimeze gute? Nawe yahise yikanga amatangira kuba yakibaza ati murimo murakora ibiki? Mugamije icy'abandi? Dore ukuntu icyuma barimo baragenda bagikomba. Ugakamubwira ati bimeze gute yewe cyuki? Ibimeze gute? Uwo ni gaparakunuse yatangiye kuba yamusuza amubwira ati bimeze gute? Ntuze kuba wagira ubwoba, rega twe turi abashyitsi. Umukobwa nuko nguko yarebye, n'ubwo buryo yarebyemo nawe arikanga biramucanga. Yatangiye kuba yareba muri ubwo buryo avuga ati iki? Itayari akavuga ati mwegere umubone. Dore nuko nguko umukobwa yatangiye kuba yasubira inyuma avuga ati ni ibiki? Ati mwagumye kure mwandetse. Umukobwa nyine byaramucanze, ariko ba kibobo batangiye kuba bamwegera bamusahura, bamubwira ati tuza. Umukobwa dore kandi bitewe nande nacu ijiyanga cu niwe biteye cyangwa se niwe ubikoze. Ba kibobo batangiye kuba baza bamwegera umukobwa akavuga ati se kubera iki murimo muranyegera? Mwaretse kuba mwanyegera, murimo muranshakaho iki? Murimo murambaza iki? Ikibobo giparakunusa agatangira ati va yaha ngaha, nyegera iva yaha ngaha. Iki kiganza cyawe ngo numvishe ngo gifite ngo ukuntu gifite utumanyeri, rero nicyo ndi gushaka. Ndashaka kuba nagikata ku buryo cyangwa se nkakibabaza ku buryo utazongera kuba washushanya n'indi nshuro. Ayo ni amakuru ngomba kuba nakwibira, ibyo ni ibanga ngomba kuba naguhereza. Urimo uranyumva ibintu ndimo ndakubwira? Umukobwa ariko agatangira ati wandetse nkagenda. Undi akamubwira ati ngo nkure kugende, izana hano ahubwo mumumfashe. Itayari dore umukobwa n'ubwo buryo bamufashemo. Itayari bamuryamisha hasi, ndagira ngo ndebere. Dore umukobwa nuko nguko bamufashe, gake dore yahise afata ibuye, afata itafari. Dore yafashe itafari ngo agiye kuba yakangiza cyangwa agakomeretsa kino kiganza.
ngo nicyo kimwongoza, ngo yifitemo utuntu tw'utumanyeri two kuba yashushanya umukobwa agatangira ati mwanditse nkagenda. Undi yahise afata ibuye, itayari dore nuko nguko yamanutse. Umukobwa nawe afunga mu maso, undi yahise azana itafari ahita akubita, amanure pa, ikubita ku kaboko k'umukobwa naryo rihita rimeneka, rimanyukamo kabiri. Umukobwa n'ibyo ngibyo bamukoze ba kibobo nta mikino bafite. Batangiye kubavuga ati ubu ngubu noneho tukugize ikimuga cy'intoki. Ubwo harya ni ikimugara, noneho ubwa kabiri cyangwa se niwongera indi nshuro, noneho ndagira ngo mbe nakumenyesha ko ikindi gihe cyangwa se indi nshuro uzabura ikiganza cyawe cyose kizavaho. Ibyo ngibyo ni ibintu nkubwiye, urimo uranyumva ibintu nkubwiye we? Ntuzongere kuba wamenyera. Tugende basore, tugende dore nuko nguko bahise bahindukira. Igipara kunusu ukabona ko yarakaye yababaye. Umukobwa nawe nuko nguko byagenze, nta kindi kintu yakora. Ubikoze ni cuni wumuhemukiye, byose ni ubikoze, ni ubikoze, ariko icyo atazi nuko arimo arongera ibibazo cyangwa se arimo arongera ibibazo ku muntu waje kuba yamwihorera, harimo aramwongereraho ibibazo cyangwa arimo ariyongereraho ibibazo. Dore umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yabyuka, ariko akajinya ntikabura, agashiya ntikabura. Dore ikiganza baragikomerekeje, ariko yatangiye kuba yareba muri ubwo buryo, akareba akitegereza. Dore nuko nguko yatangiye kuba yareba, akajinya karamwishe. Itayari dore nuko nguko yarebye, nawe yahise ahaguruka. Dore ukuntu ikiganza bakigize, dore ikiganza cyazanye amaraso. Umukobwa ariko none ibi ngibi ni ibimwongerera umujinya, ibi ni ibimwongerera umujinya. Dore yahise akora iyo telefoni, hari uwo yatangiye kuba yahamagara gake gakeya, agatangira ati halo, halo, ni Jiyanga hawo. Ubwo umukobwa nyine yatangiye kuba yahamagara hawo, arimo aramubwira ati ndimo ndababara cyane, ndagira ngo uze kuba wandeba, ndi kwa muganga, ndimo ndababara cyane. Umukobwa niko yisahamagara. Jiyanga hawo nta kindi kintu yakoze usibye kuba yamuhamagara, arimo aramubwira ati ndimo ndababara cyane. Nawe dore nuko nguko yaje yirukanka cyane n'indabyo, aje kuba yareba ikibazo umukobwa yaba afite cyangwa se ukuntu byaba byagenze. Baramubwiye ngo atabare aze kwa muganga. Yasanze umukobwa nawe yicaye, nta kindi kintu yarimo aravuga, yewe nta n'icyo arimo ararenzaho. Ibintu byamucanze byamurenze. Dore nuko nguko umuhungu yatangiye kuba yareba umukobwa gakeya. Reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore nuko nguko umugabo nyine yatangiye kuba yakitegereza umukobwa nawe akamwitegereza, yewe bakarebana kana ko mu jisho. Agatangira kuba yamubaza ati se wavunitse gute cyangwa wakomeretse gute, niki cyakubayeho? N'undi nawe akamubwira ati nari ndimo ndagerageza kuba nava mu mujyi, ndimo ndisohokera, nibwo nabonye abasore batangira kuba bambwira ko batumwe, nanjye mbura ikintu nakora cyangwa se mbura ikintu nabikoraho. Ariko bari batumwe, ikintu bambwiye ko batumwe n'umugore, ariko sinigeze mbimenya. Ubwo umukobwa nyine nuko guko nawe atangiye kuba yashumika, umugabo nawe yarabyumvishije. Ubwo umukobwa nawe nta kindi kintu yarenzaho cyangwa se ngo abe yavuga. Umugabo nawe yarabyumvishe, atangira kuba yavuga ati yewe congo we, congo inyegera, ndimo ndakumva. Dore gutangira kuba yamuhumuriza gakeya, akagenda amuhumuriza cyangwa se nyine amufata mu mugongo. Ibi nibyo bita gufata mu mugongo. Ariko umugore we arimo araseka, ntabwo yitaye ku buribwe arimo aranyuramo, ariko icyambere ashaka ni ukuba yagera ku kwihorera kwe, bikaba byagira ahantu bimugeza. Itayari dore umugabo nuko nguko yatangiye kuba yamubwira ati byose ubundi ni amakosa yanjye, byose ni amakosa yanjye. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati ndakeka ko cyangwa se ndimo ndakeka ko Cuyani ari we wihishe inyuma ya bino bintu byose, niwe muntu ndimo ndakeka ko ari we muntu waba urimo urabyi, niwe wihishe inyuma ya byose. Umukobwa agatangira ati yigo se, njye nta nubwo nari nabiketse, ariko uri umuhanga kabisa, nanjye ubu ngubu nibwo ntangiye kuba nabikeka ko ashobora kuba ari we. Kandi urakoze kuba wampumura amaso, sinari nabitekereje, sinari nabiketse. Unyumvire nyine. Umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati sinari nabiketse. Umugabo nawe atangira kuba yavuga ati none se ubundi famiye yawe urihe cyangwa umuryango wawe uri hehe, ko batigeze baza kuba bagusura? Byagenze gute ko nta muntu wigeze aguza kuba yagusura mu muryango w'iwanyu? Umukobwa niko yatangiye kuba yatangira akavuga ati yewe nta nshuti mfite, habe na gatoya, yewe nta famiye mfite. Ibyo byo ni ibintu ugomba kuba wamenya. Ibyo umuntu mfite wenyine ni mama, niwe muntu wenyine mfite. Ariko ikintu kibabaje cyangwa se kinatangaje,
mama wanjye cyangwa se umubyeyi wanjye ari we mama wanjye ntago cyangwa se njye naramubuze twaraburanye ntago tugihura cyangwa se ntago tugihuza twaraburanye nabuze mama wanjye. Ubwo umukobwa nyine nicyo kintu yavuze arimo aravuga ati mama wanjye naramubuze, atangira kumubwira ati se basi waba wambera umuntu najya niyambaza cyangwa se waba umuntu wa hafi najya niyambaza niba nta kintu bigutwaye. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yamubaza ati basi wajya umfasha niba nta kintu bigutwaye. Umukobwa nuko nguko arimo arinjira mu muryango gake gake, ngereka nsoreza aha ngaha tuzakomeze ku munsi w'ejo. Turimo turareba agace gakurikiyeho tukaminina gake gake tureba ukuntu ibintu byifashe cyangwa se ibintu bihagaze. Reka mbe nakubwira ati reba neza niba warukoze kuri subscribe nusanga utarekuze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona cyangwa se waba wayibonye iramutse yagushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace reka dukomeze ku munsi w'ejo tureba ahantu birimo birava ndetse naho birimo birerekera. Reka mbe nakubwira ati bye bye, ndabakunda cyane, reka duhure ku munsi w'ejo.